abo yiciye, harimo nabo nabonye bavuga bati natwereke basi n'imirambo yacu. Urumva icyo ni ikindi cyane. Kwigira inshuti n'umuntu akagusura ukamusambanya ukamwica ukamurya ugataba cyangwa ugasibanganya ibimenyetso cyangwa ukaburisha umubiri we ntunabwire umuryango we, nubwo byose byakatirwa burundu, ariko umwicanyi ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo iza tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Yes, Karegeya Omar Pano, twongeye kubana namwe tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese abadukurikira kuri iyi pano. Ni pano yaziye gutanga amasomo no kwigisha mu buryo bufunguye, nayo mpamvu ibitekerezo byanyu rwose biba ari inyamibwa kandi ari ingenzi. yego Mwarimu ni Karegeya Omar Jean Baptiste, nayo mpamvu rwose mukunze kubona ko ari we tuba turi kumwe hano. Twongeye kubana tugira tuganire byinshi bigiye bitandukanye, ariko dusigarana n'amasomo muri byo. yego Karegeya, ndakwakiriye. Nakoze cyane, suhuze n'abadukurikira benshi impande nyinshi. Ejo nari Bugesera mpura n'umudamu umwe rwose aravuga ati ndagukurikira cyane. Rero abafana abafana nabitikira baba mbese kubera ko ari ikintu ukora ntawe ukiguhatiye, ugakunda umuntu mutaziranye, ukunda ibitekerezo bye gusa, wumva ni nkaho wumva wanamupfira hari, ku buryo umufana murahura niyo yaba ari muri niyo feruje yaba yavuze ngo imodoka nizigende, akanga ntabe yava muri izo feruje atakubwiye cyangwa yagera imbere akongera agakata. Mbese akaba yakora nk'uwo mudamu twahuriye ku mupaka, hari umudamu twahuriye ku mupaka, hari undi mugabo twahuriye Nyamata mu mujyi rwagati. Donc nta numwe, nta mufana ukubona ngo yifuze ko wagenda atabikubwiye. So bivuze ngo ibi bintu bifite, hari abo bifasha, hari abo bikunda bikaba ku mutima, hari abahora bambwira ati tubaze iminsi dore ikiganiro cyaratinze, twabuze ibyo twumva, twabuze ibitumara irungu, twabuze ibitungura ibidufungura mu mutwe. So abo bantu bose rero nabo gushimirwa, ndabizi ko ari benshi abo mbasha kwibuka, hari n'abatabasha kubimbwira kubera wenda ibyo bakora. So urumva rero ibyo kwishimira, ibyo kwishimira. Hanyuma iyi weekend nayibanyemo inkuru mbi ya umwarimu wanjye, nubwo yanyigisha isomo rimwe ariko aba ari mwarimu Pravda.
Frankunda Pravuda numvise ko yapfushije umugore bamaranye igihe kitaragera no ku kwezi. Ni impanga ya peacemaker. Sama for shock ntago nubwo tutayirukanaga n'umwarimu wanjye ntago ari babandi ntago dukunda kuganira cyangwa ngo bise hanze y'isomo yampaye rya reading cyangwa listening hanze y'isomo yambaye nta yindi mishyikirano ariko ndabizi ko ari umwarimu wanjye. Ni impanga ye at least impanga ye yo tukora ko twabanye igihe kinini mu itangazamakuru ariko nase cyangwa niwabo twajyaga tujye turi ku ishuri na defense ndayibuka turi mu ngoro ise Muswahili Paulin ndabyibuka afata inzoga akamena hasi arongera icyo gihe atubwira ko ndabyibuka avuga ko uyu Pravuda ngo ubundi ngo amazina atari mu irangamimerere ngo amwita ukuri. Uwo ni son père, son propre père. Yabivuze kuri defense ya Pravuda. So Pravuda nubwo irumva impamvu nkuvuga ngo isomo yatwigishije ryari rito rimara igihe gitoya nta yindi mishyikirano ntaki ariko vraiment nk'umwarimu wanjye kugira ibyo byago ndabivuga ni ibyago birimo nka bitatu. Birimo nka bitatu. Yari ro mariage kiri kimwe urumva waragize ibyago ugapfusha uwo mwashaka no ugatandukana n'uwo mwashakanye bwa mbere. Gufata umwanzuro wo gushaka undi bifata igihe waramara gufata uwo mwanzuro ukamushaka wamara kumushaka ukabubona nawe akabyemera mugatangira procedure mu mategeko mugapanga ubukwe budget gutumira abantu ikirori kikaba byarangira mugapanga kujya mu kwezi kwa buki wa muntu wapanze imyaka n'imyaka mu mutwe wawe wabanze kubipanga mu mutwe bipanga mu mutima bipanga mu mufuka bipanga mu mubiri Imana ikamukwambura mu gihe cy'ibyumweru nka bitatu kuko ubukwe bwabaye 23 z'ukwa 12 hanyuma mudamu yitaba Imana ku itariki ngira ngo nk'umunani uyu munsi rizingahera 13 ni nko mu matariki 8 9 ni ibintu ni shock nini cyane kwihangana yabigoye nundi byabaho nagahinda k'inkubirane ni hahandi ugera ukavuga uti niyo ntabukora ubukwe buravuna pe buvuna nyirabwo mu mutima mu mutwe mu mufuka mu mubiri umwanya kwirwa uhagaze ceremony gutumira abantu bukavuna n'abandi babujemo nta muntu rero waza mu kuvuga ngo aba bantu turi inyuma baramarana ibyumweru bitatu nyahandi umuntu ashobora kuvuga ati ushobora no kugera ku rwego uvuga ati niyo ntirwa mbukora cyangwa se abandi urumva ni ikintu gikomeye impanuka uburwayi ngo bushobora kuba bufata mu bihaha kandi ntibutinde ibyo mba numva nta baganga ntaki ariko tout simplement ni ikintu gikomeye cyane gupanga urubanza iyo nzira yose iyo habaye iyo shoke witisubiza inyuma hakabaho utangiye kuvuga uti iyo ntabikora ntya iyo mbiba byihoreye ibintu nk'ibyo so katwihanganishe Pravuda n'abavandimwe be bapatana na peacemaker n'abantu n'umuryango ugira abantu bifura bitonda bikomora no kuri se ushobora gusanga hafi ya bose bari abana ba Muswahili ntabwo bari bazi wenda ko nge mbazi kuko nka patana twajyaga tujya abo yiga segonderi twitemberera aho ngaho gutyo peacemaker twahuriye mu itangazamakuru ntabwo yarazi ko mu impanga ye yanyigishije hanyuma impanga yaranyigishije ariko isomo kubera ko ryari isomo rigufi ry'igihe gitoya nitwongere kubonana n'ubundi kubivuga ashobora no kuba yadeba ntamenye ko hari abandi barimo banyigishije tukibasha kongera guhura kimwe namwe tugahamagarana tugahura tukamenyana ariko gusa
ibyago haba ku wawe haba ku wundi bira n'ibyago bisa n'inkubirane kwa n'inkubirane ni ibyago by'inkubirane kubaka urugo ntirumara ibyumweru bingahe ni ikibazo urumva byankoza ahantu ukuntu nyine yego burya gupfusha uwo mwashakanye birababaza cyane yaba uwo mumaranye imyaka 30 yaba uwo 40 50 birababaza ariko uwo mumaranye iminsi itagera no ku kwezi birarenze nakarusho birarenze pe birarenze uriya mugabo aba muri hafi rwose bamwegere birababaje cyane birababaje kubura umuntu mutamaranye n'agahinda umuntu wapanze kubana nawe imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa amezi ntimumarane na kumwe umuryango wari wamwakiriye turongeye tubonye umukazana tubonye muramu wacu akundi no kwihangana no kwihanganisha imiryango no kuyiba hafi gusa nyine burya aho gupfusha uwo mwashakanye mutarama mwatandukana fazari ni wenda nyuma na kera kajya muhamagarana yani chemin d'honneur retour agiye ntazagaruka kandi agiye ntacyo bapfa ntacyo arapfa ibyumweru bingahe ni ikibazo so rero ubwo ni 2 cyangwa ni 3 maximum ni 3 umuryango wihangane muri rusange ndetse n'abandi bose baba bari muri situation nk'izo kuko tubivuze ko ari icyo n'abandi biba byabayeho situation nk'izo zika zidasanzwe mukomeze kwihangana kandi mukomere so rero Karegeya nyemerera twanzike tujye mu kiganiro nyirizina mu minsi ishize twari twaganiriye cyane ku gitabo cya Gamariyeri dukomeza kukigarukaho bitewe nuko hari comment zari zagiye ziza zituma tukigarukaho na Soba Club na Soba Show agomba kuzana mu bitangazamakuru byigenga harimo na Radio TV 10 byanze bikunze nanamushimire ko hari Twitter yakoze avuga ko naba ndi mu bakandida yagushyizemo niba yabonye ko ndanti soba niba yabonye ndi pro soba ntabwo mbizi yashyize kuri Twitter ashyiramo izina ryanjye ati tubona ati mu mboni yanjye mbona Karegeya iki kiganiro yakiyobora kandi nabyishimira cyane kandi ntakiyoborera mu mpamo kabisa so by the way abantu benshi cyangwa bamwe bakomeje kugenda bibaza kuri Dr Gamariyeri ngiye nigeze kumwibazaho birarangira nameshe kamwe ariko na nubu hari abakibona ibyo ari gukora ari ibintu bisa naho bidasanzwe byabaye ubushize we wari wavuze ko ari therapy nanjye ndabyemera abandi bakabona ko ari indi trauma ariko by the way aratwaza par rapport yabo birukananywe mu nteko icya kabiri arekiribure kuko afite akazi ibyo akora ikidasanzwe nyine ni ukuba yaravuye mu nteko akandika igitabo yarangiza agashinga Soba Club yarangiza akayishakira ikiganiro azacisha mu bitangazamakuru byigenga cyitwa Soba Show ariko kikavangamo no kwamamaza ibyo byo pratikoma mu buzima busanzwe bwa mugani wa Rwema byagorana kubyumva no kubihuza igitabo Soba Tora biragoye ariko ngewe nkuko mbisobanura igitabo na Soba byajyana igitabo na Soba byajyana ariko igitabo nyuma yo kwirukanwa mu nteko Soba Tora ikiganiro so ikiganiro cye kizaba cyitwa Tora Soba Show Tora Soba Show so rero bakomeza kubyibazaho ariko nibaza ko umushinga we ari ukwigisha abantu kwirinda inzoga ibisindisha muri za ngaruka yavuze 8 dukumbura gusubiramo kubihuza no gutora byo reka mbe nkiretse ariko Soba Show na Soba Club birakenewe mu Rwanda uzi ko hari na kampanye ya Tunyweresi mu ngaruka rero hari abantu nibaza ko bakabaza bamambure ba Soba Club mu mizo ya mbere nabafite zirangaruka nyinshi zira 8 wavuze zira 8 navuze harimo izo nibuka ariko twibukiranye wa mugani tunababwira iya mbere kwiyandarika
harimo no kwinyaraho, hakabaho kuba wagira akajagari mu mibonano mpuzabitsina, we yabyise gufata ku ngufu abagore, ni ukuvuga ngo ni imibonano mpuzabitsina idafite gahunda, gusesagura umutungo, hakabamo kutita ku nshingano zaba iz'urugo zaba iz'akazi, tubonamo komeza kutigenzura, yego kutigenzura uriho hari byo kwinyarira n'ibiki. Oya, kutigenzura kutigenzura mu migendere, mu mivugire, mu myambarire, kwa kundi ufata igipesu bikabisumbanya n'ibindi, kwambara, kutamenya ukambara umwenda wanduye, utamenya aho uri, impamvu hari ibintu. So rero impamvu kano kantu kukagarura aba ari ngombwa, muri kino gihe cy'iminsi mikuru, urabona niba turi ku itariki 16 hari byinshi biba byarabaye bijyanye n'icyo Soba Club yaziye. Nicyo Soba Club yaziye. Mu minsi mikuru abantu benshi baranywa pe bakizihirwa, ariko se hari abarenza bakagwa muri za ngaruka. Yego, nk'ubu hari benshi bohereje abana ku mashuri batarihiye kuko kuba yamariye mu minsi mikuru. Icyo ni cya kindi cy'umutungo. Hari abaraye nzira no gutwara wasinze, nabyo birimo. Urumva mu 8 tubonyemo 6 n'ibindi tuzagera tubifate mu mutwe tujye tubigarura. Hanyuma rero ibyo byose hari abafashwe batwaye basinze, iyo ni yangaruka. Hari abasesaguye umutungo, hari abinyayeho, hari abagize bati, hari abandavuye, hari abatarigenzuye. Hari umusaza umwe ntago ndamuvuga izina, nawe byamubayeho, nawe kandi ni umuntu wa VIP pe, nubwo bashakanye ari mu kizuru, ariko ngo yahuye nawe na yangaruka yo kutigenzura, aderanje ubukwe. Yanga, urazi kubukwa abantu baba bikokobetse, ikote, karavati, umugore yambaye umushanana, yambaye inkweto iri hejuru, abo bantu rero uvangiye umuntu wambaye ikote, wambaye agatimba, wambaye umukenyero, aba ari ibihe bidasanzwe. Iyo uje rero kwa kutigenzura kwawe ntumenye ngo ubu ni ubukwe, si isoko ari mu isoko cyangwa mu giterane cy'inka, nta kibazo. Ariko abantu protokole zakaze, sonorizasiyo, urajura vuyanze ugiye kwiseriva mbere y'abageni. Yaraderanje cyane, ariko ni umusaza nawe, niko gusaza no gusarwa. Cyo kora afite umudamu witonda, wanyereraho ukagwa. Umudamu we kabisa, ntago mbavuze amazina, abareba kure bazabamenya, ariko batuye mu bice bya za Kicukiro. So icyo gihe uwo musaza we noneho nabazi n'abantu bashaka kumubwira ati ese ni ibiki, nk'umuze aravuga ati uriya muntu uzanzwe tuzanya akanyera kamusuza, tijyamureka waretse watanze umutekano mu bukwe bw'abandi, nta kumenye ko mwigeze kumenyana. Urumva nako kwa kutigenzura, kuba wahura n'umuntu muziranye ntumumenye. Urumva rero nkabo numva Gamariyeri yagombye kugira kubaheraho. Nzabwira Gamariyeri anyure ku mudamu w'uwo musaza kuko bakoranye, amubwira ati bwira muzehe haze muri Club kabisa, asagiye pe. Undi ni umwarimu wagaragaye muri Kagashusho w'Icyangugu. Bari baramuhaye transferi, yabavuye ku kigo kimwe bamujyana ku Nkombo. Icyambere ni kwa kutigenzura, ariko burya iyo wokamwe n'inzoga ntago ubura controle ari uko wazinyoye. Ubyuka ntazo nka kare gakabutura, umuntu w'umugabo mu myenda afite, yagenda yambara ipantaro, ugize kuba ari agakabutura, wambaye udukweto tunyerera, urigaragura aho ubonye hose, winyariye, zihinguka no mu mugongo. Wumvise amagambo yasubizaga, bamaje gutaha hehe, yampaye byari ibindi. Noneho kwa kutigenzura nanone, aho wambariye inkindi ntiwakambariye inyonga. We noneho kwa kutigenzura, inzoga zaramubwiye ngo kugira ngo bigaragare ko waruhamije, jya aho ukorera, jya ku biro. Urabyumva? Ubundi kwa kwigenzura, iyo uruyama rumaze kugufata bavuga uti iki si icyanjye, iriya modoka hamagara madama ayitware, vugana na manager ayitize parikingi, we wiyicarire winywere. Nibikomera muya control, niba utahe Bugesera fata icyumba huri. Ntiwagenda na moto yo kuva i Kigali ujya Bugesera, umusare araguhendesha, fata icyumba bagutize na parikingi yo modoka. Uko niko kwigenzura. Ariko uraruteye uraruhamije, ugiye gusatira ahari ubukwe,
ugiye gusatira aho usanzwe ukorera. Uriya mugabo mu bintu byaba byarazambije dosiye, iyo ansoma akaguma mu kabari akaderanja abo basangiye cyangwa agataha akajya kuderanja abo mu rugo ntajye ku kigo. Hajya ari préfet wa discipline des études dosi ibigo de discipline si ibigo byinshi biracyabagira ariko dosi agomba yari dosi. Hanyuma rero twabonye ibaruwa ya meya Dr. Niseti Kibiriga imusabira guhagarikwa. Ubwo byinjiye kutigenzura byabaye, byinjiye mu bukungu, kutita ku nshingano byabaye, kuko azabizi uko umwarimu yinjira mu kigo ameze niwe ubishinzwe. Imyambarire ya mwarimu ku ishuri, we ajyanye kamucikopa katose kwera inkari ajyanye mu kigo. Noneho abadamu atari kubundi utaha hehe, kuje mu kigo utaha hehe. Uzi ukuntu basubizaga ngo ufite ikimeze gute niwe ntaha. Narabumvaga biriya nuko nkunda kuvuga ibintu bakabwira ngo namara abantu mbaye ntuza, ariko biriya harimo n'ibyaba penali, ntabwo ari amagambo yo kubwira abantu. Noneho rero urumva inshingano byapfuye, kwigenzura byanze, biginjiye hehe mu bukungu. Bamusabiye guhagarikwa niyo yaba amezi 3, ariko na Burundi ishobora kuvamo. Ayo yanyweraga agiye kuyabura ahinduke ntuzi. Ibyo rero bariya nabo ni abakandida ba Soba Show, ba Soba Club, sibyo? Kuko hari abasanzwe bayisanzwemo, abantu bibera mu nsengero bifitiye Soba Club yabo bavukanye bamaze muri Soba Club. Ariko icyo tugamije ni ugushaka abanyamuryango ba Soba Club. Uriya nazi, uriya mugabo w'icyangugu nazi, ibaruwa narayiguhaye. N'uwo musaza agira ze nzavugana n'umudamu wamunyigishirize ajye muri Soba Club. Ibintu bikuviramo gutakaza akazi. Erega Gamarere nta n'ikindi atari gukora, ariko uzi kuva ku mushahara w'imibare 7 hariya muri 7 ukajya kuri tara hariya mu kizuru amaye ahubwo aho yagiye ni 6, kuko muri kaminuza ni 7 ntiyageraho, ni 6. Ibaze rero icupa rikuvana mu mushahara w'imibare 7 ukakujyana muri 6 cyangwa 5. Uriya we yajya muri 5, uriya we ni 5 azayijyamo, uriya w'icyangugu, uriya dosi, uriya ni 5. Ntiyari muri 5 n'ubundi. Oya yari muri 7. Oya w'icyangugu 5 ni munsi y'ijana mwashere. Oya imibare 5 ni umushahara uri munsi y'ibihumbi 199,800 ni imibare 5. Niho rero ari kugana, ariko yarari muri 200, yari mu 200 yari imibare 6. Iyo uri muri 1,1 kuzamura 3 abari 7. Uriya rero arava muri 6 ajye muri 5, nabwo bigoranye. Abo bantu rero urumva nk'ibyo ni ibintu biba bibabaje ku muntu wize, igihugu cyatakajeho imbaraga. Ntabwo waba dose utarize education, niyo waba wariyishyuriye ababyeyi bawe n'ab'igihugu baravana mu by'igihugu cyabahaye, urize urangiye kuriya agakabutura ka santimetero 20 mu muhanda mu dupanofure n'udusogisi winyariye. Buriya yatekereje byonyine kwambara kariya kantu, hanyuma atekereza gute kuba yabaye kuriya akajya aho akorera, hanyuma abona hanyuma ukuntu yasubizaga bariya bagore barabamama. Gusa harimo abavuga hari indi kuroze iri kuvuga ko ngo ubwo burozi ntabwo mbuzi, ariko ngo abantu baruga abandi kunywa inzoga nyinshi. Ngo bubaho simbizi, ntabwo mbyemera, ariko no kuri Gamariyeri babivugaho, no kuri ntuza, no kuri ababivuze uriya wa cyangugu dose. Ariko Gamariyeri we ntabwo nabihamya, kuko n'ubundi nubwo yazinywaga yazabaga zitakabije yavaga mu kabari akajya mu rusengero akanabwiriza. Urumva icyo gihe yabaga yanyweye iziringaniye nk'izanyu mwese cyane. Ariko ukuntu yari yambaye kweri uriya w'agakabutura. Reka twakwitindaho ko tutari gukoresha no mashusho, twirinze kuyakoresha kuko ntabwo wayakoresha. Ubashije gupfuka isura ukavanamo ijwi, wowe ukerekana kariya gakabutura gusa. Anyway,
ubwo n'abandi b'abakandida n'uwo by the way iki gihe turimo hazemo citizen journalism akantu kose uragakora umuntu akagufata ishusho ntuza aho azayigeza ukajya ku Karubanda n'ababa barabaye nk'uriya dosi wa Nkombo ntihagire ubafotora ntibabyumve ko bategereje oya nibyo hagati aho ariko muri iki cyumweru byari biteganyijwe ko Kazungu Deni serial killer kuri Wikipedia aho bamaze kubyemeza hariho rwose wandika Kazungu Deni agahita aza serial killer okay yari biteganyijwe ko agomba kuburanishwa 12 birangira asubikishije niwe wabisubikije cyangwa n'umunyamategeko we yahawe ijambo kuri Skype bavuga ko nawe asaba gusubikisha yego baramubajije ngo uravuga iki ku cyo umwunganizi wawe avuze asanga nawe arabyishimiye good nuko nasanze afite umwavoka w'umuhanga nzi Murangwa Faustin niwe baro yamuhaye kandi koko mu mategeko hari iminsi ugomba kumarana dosiye Murangwa rero yasabye ati ntago nabonye umwanya hari ubwo byashobokaga ko Maître Murangwa avuga ati sinabonye umwanya wo gusoma dosiye neza Kazungu akavuga ati ngiye ndashaka kuburana urumva rero niyo mpamvu bamubajije iyo Kazungu avuga ngo ngiye ndaburana hari icyo bisobanuye niyo yavuze ngo nanjye simburana hari icyo bivuze hari ukwemeranya n'umwavoka wawe ariko hari n'igihe mutakwemeranya icya kabiri rikarare ko umuntu yahabanya n'umwunganira ariko hari n'igihe rimwe na rimwe avoka aba areba ibintu ku buryo bumwe n'umukiriya we akareba uburyo ibintu ku bundi buryo ariko niba ubwiye ngo Wikipedia yamwanditse nka serial killer ku muntu wese ubona probability nyinshi ari uko icyaha cyamuhama kwihutisha urubanza nta nyungu we abibonamo ahubwo bari mu nyungu abari mu nyungu nka buriya gereza iye bagakwira imishwaro hanze yaba ari umwere uzi ko ari byo so ni ukuvuga ngo umuntu ufite probability nini yo guhamwa n'icyaha ntiyifuza ko urubanza rwihuta utinze urubanza kwe iriya ni kesi urayibukana ntuza niko byagenze wa mugore wo mu Busanza wishe umukobwa witwa niba ari Keza wandi bari Chantal umwe wishe Akeza wabonye ko igihe cyose atifuza kuburana kuko kutaburana biramugumisha muri innocence kandi we probability hejuru ya 90% ari muri culpability na Kazungu nuko so nuvuga kutaburana kwa Kazungu biri mu nyungu ze niyo mpamvu ubona rubaze gusubikwa kabiri ariko ntabwo ushobora gusanga impamvu ifatika niba kuko Murangwa baro yaramutanze itinze cyangwa se akabona dosiye atinze nibishoboka nzabimubaza ariko atabonye umwanya wo gusoma dosiye nta mpamvu yo kwirukansa ibintu ariko nanone gutinza urubanza rw'umuntu indice de culpabilité iri hejuru nanone no gutinza ubutabera ngira ngo wabonye abantu bari bahari ifoka abantu babimenya abaregera indishyi abo yiciye harimo nabo nabonye bavuga bati natwereke basi n'imirambo yacu urumva icyo ni ikindi cyane kwigira inshuti n'umuntu akagusura ukamusambanya ukamwica ukamurya ugataba cyangwa ugasibanganya ibimenyetso cyangwa ukaburisha umubiri we ntunabwire umuryango we nubwo byose byakatirwa burundu ariko umwicanyi wagira ubutwari bwo guhamagara bene uwishwe ntabwo igihano bakigabanya ariko nibura uwo nguwo aba yishe kimuntu hari ukwica kimuntu no kwica kinyamaswa ubundi amategeko abaye yagize habayemo qualification ya kinyamaswa hagombye kugira ikirengaho ariko ko abantu bashobora gupfa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kwica umuntu widefandaga ushobora kwica umuntu bikugwiririye ushobora kwica umuntu atari we wari ugamije kwica ushobora gutera ibuye ugira ngo uratera imbwa rikagwa ku muntu nawe wishe ariko ukagera ahantu ukagira rumoro ukagira gute ariko noneho kwica umuntu wabanje kuba inshuti yawe wabanje kugira umugore wabanje gucuza ibintu wabanje kwambura warangiza wamara kumusambanya ukamwica
ukateka ukarya cyangwa ugataba, ibyo bintu byose ni seri, nabyo ni seri, ni seri yo criminal. Ni amaseri y'ibyaha, nuko parafo ni burundu, parafo ibaho ni burundu, ariko zakabaye burundu zirenze imwe. Urumva rero wabonaga harimo umudamu ufite agahinda cyane ati muri sinashaka kuza muri media, ariko mana yanjye atwereka imibiri y'abacu. Uriya mubyeyi niwe yiciye wa bundi Eric, umwe yakoreshaga ibyangombwa bike. Umukobwa Eric ura mudamu, umugabo se wari wambaye ikote, uriya we yamwiciye umukobwa. Okay. Urumva rero byose nta kundi nyine, gusa isomo ririmo nyine nuko umukrimineri bitarahama, ariko bigaragara ko kubicika byagorana, uwo nguwo aba ari mu nyungu iyo urubanza rutinze. Icyo ni nacyo ngira ngo nkubaze, wenda uduterere imetero, urari iki cyatumye Kazungu ashaka umunyamategeko nk'umuntu wemera ibyaha? Kandi yaramuhawe na baro, yaramwishyurira se. Yamuhawe na baro, c'est-à-dire ko ari umuntu. Okay. Ntago yayishyura se buriya. Mbese arayabuze, yabuze 500. N'ibintu yacuje abantu. Uriya mugabo wagaragaye avuga ko umwana we ngo yaratuye igikondo, yariye kipye, noneho Kazungu ngo akajya gufata ibintu by'uwo mwana yamaze kumwica, ngo akajya abwira ba nyirinzu ko yagiye ngo hanze ngo muri Canada. Urumva none si ibyo bintu byose yagiye arundanya, yaburamo ayo kwishirira avoka, ariko ntawe akeneye yarwiburanira. Ariko icyiza kuba rurimo avoka ni byiza, ni konguzi tubaro, merci. Ariko nanone urubanza rurimo umwavoka, umunyamategeko uri kuvugana n'abandi banyamategeko, rushobora gutanga amasomo mu by'amategeko ku bantu bazaba bahari. Kuko Kazungu atunganiwe bajya bavuga ati ibi nibyo, yego naramwishe, naramuriye, nanamutabye, ibi gutyo tugatahana utwo twonyine, mu gihe umucamanza ashobora kubaza ikibazo cyerekeranye n'amategeko, Maître Murangwa nawe akamusubiza mu byerekeranye n'amategeko, rubandira aho ikumva ikagira icyo yunguka mu mategeko. Naho Kazungu we kubwe yumva atanaburana, ati nimukate ntavuze, ariko nta nyungu twaba tugize. Kuba harimo umunyamategeko rero azatuma n'ibyo Kazungu yagahishe mu rwego rw'amategeko Murangwa azabisubiza umucamanza. Mu gihe Kazungu we ku giti cye gusubiza umucamanza yajya avuga yego, yego, oya, ndabyemeye, nibyo, ni mu mfunge, ibyo gusa twatuvanyemo ikizi, ntacyo. Abo yishe yarabishe, cyararangiye, ntago yabazura, ntago yabagarura, ariko turebe ngo ubwo bwicanyi bwe, no kugira ngo nejo bundi bukumirwe, kugira ngo bukumirwe nuko tumenye inzira zose Kazungu yabikozemo, yabyiza ate, yabiturukije kuki, afatanya n'abandi, ariko agiye muri za yego byose nabyo twaba tubonye. Mu gihe naburana byose bikajya hanze, tuzasigarana isomo ryo kuvuga ngo umuntu utangiye kwitwara gutya ashobora kuba serial killer. Ese system yo kumenyekanisha abantu twabuze twayiha imbaraga gute, ku buryo umuntu yica abantu bakamara amezi angahe? Hari ibintu bizakangura ira kesi ya Kazungu, niba serial killers baje batangiye kubaho mu Rwanda, bizakangura abantu bajya bagira amakenga. Ejo nagiye mu Busanza, ndabona munyereka inzu ya Kazungu, atereka tati we no gukomeza iyepfu, ariko umuntu ukorera mu mujyi yajya agatura Busanza yo ku Rufunzo. Hanyuma noneho abashinzwe umutekano, inzego zibanze zaho ngaho irondo ririge ryibaza ngo iyi nzu bite, hari ibigomba guhinduka, kunyumva niyi ngiyi ureba gutya idakinze, ntago navuga ngo abani ngo abantu muri abani bicare tu. Ushobora gusanga irimo abanywatabi, ushobora gusanga irimo ibitsemo ibijurano. Ntabwo manager wa abani yagombye kwicara ngo atuze azi areba kino kizu, yagombye gucishamo nka rimwe mu cyumweru akoherezayo nk'umuzamu cyangwa umusekirite akagisura, kuko basanzemo ikiba nka firigo, bavuga ko yashaka kuyizana hano. Kandi abani ntiyabikira kubera iki? Bwa burangare bwo kutamenya ngo muri icyo kizu umuturanye harimo iki. Aho niho mvuga responsibility z'abantu batuye hari agace iriya nzu yari irimo, n'abari bashinzwe umutekano waho hantu bapatrollingaga se iyo nzu bakayicaho, ntibibaze ngo hano habamonde, ko hadakubuye, ko inzira yasibye, ko hanuka,
ko hatacumba umwotsi barya bate rwa rubanza rugomba kuzakangura abantu. Yego. Kazungu rero yasabye ko icyumweru kimwe gihagije kugira ngo abavuganye n'umunyamategeko we, avuga ko rwose nikirangira azaba yiteguye kuburana. Yego. Umucamanza nawe yanzura ko urubanza rugomba kuburanishwa ku itariki 2 z'ukwa kabiri. Twagiye muri Rwanda Day. Hari ubwo bizaba 2 n'eshatu ni Rwanda Day. Oya ibyo ntabwo urubanza rwo oya Rwanda Day ntabwo ihagarika ibikorwa byo mu gihugu, karakanyuzemo ko kumenyesha n'abantu. Ku Rwanda Day nayo imaze igihe itaba ya. None umunsi Rwanda Day izatangira nibwo Kazungu azaburana. Bishatse no kuvuga ngo umuntu ushaka urubanza ashaka na Rwanda Day atangira hitemo hakiri kare. Ese si amakuru tuba twigisha. Seriously nkawe rwose ufata umwanzuro hakiri kare. Niba ushaka urubanza niba ushaka Rwanda Day. Yego. So rero Kazungu kandi muri uru rubanza nkuko wari ubivuze hagaragayemo abantu baregera indishyi. Twakwitega ko izi ndishyi zizaboneka ku muntu nka Kazungu. Biterwa n'icyo amategeko ateganya. Erega hari gutanga ubutabera bikemezwa urukiko niruzemeza ni kimwe, kugira ngo zitangwe ni ikindi. Urukiko niruzemeza ubutabera buzaba butanzwe. Kuba Kazungu yazibona ni yindi nzira. Kimwe nuko reza umuntu utari kwirihira avoka wasanga amategeko afite ukundi ateganya. Umuntu utabashije kwibonera avoka iyo yaciwe indishyi zitangwa nande ushobora gusanga ari leta cyangwa umuryango, kuko indishyi nanone ziri mu byo bita responsabilité civile iba collective. Yego. Bashobora kureba mu mitungo yarafatanyije n'abavandimwe be igice cye bakakigurisha kugira ngo Kazungu yishyure. Cyo ari kimwe nuko nihaza kugaragaramo abandi bantu bafite mu ruhare bazagira uruhare, ntago basangira igifungo ariko basangira ku ndishyi. Rero kuba zakwemezwa n'urukiko ni kimwe, no gutangwa kwazo ni ikindi. By the way Murangwa ariko ubwo ntiyari mu bahagarariye abantu bazanya bimatangira ngo mu rubanza rwa Rusesabagina. Rwa Rusesabagina se rwo ntizari zihari nyinshi kandi voilà. Uyu Murangwa arabizi ari mu bari bahagarariye inyungu z'abari abantu. So urubanza urukiko kwemeza indishyi ni kimwe, kuboneka kwazo ni ikindi, gutangwa kwazo ni ikindi. Aho ziva n'ahandi. Yego. Nabonye ikindi kintu abantu benshi bakreminga cyangwa se bareklama ari cyuko Kazungu yakabaye yagezwa mu rukiko, yakabaye yazanwa mu rukiko kurusha uko yaburanira kuri Skype. No, ariko ntabwo ari ihame, ntabwo ari itegeko rivuga ko agomba kuba kuri Skype, ariko biterwa none se niba wenda muri gereza harimo nk'akarwara. Nyine urumva nyine nayo mvuga. Nese no kuri ebyiri bavuze ngo nabyo bizaguma kuri Skype. Ariko inshuro zose kuburana yagira amageragere hose amaze kuburanira kuri Skype. Ni ukubanza ukareba nyine ibitegekwa n'iki uzabaze Murangwa. Kuba umuntu yaburana kuri Skype, kuba yaburanira mu rukiko, kuba yaburanira mu kibuga, kuba yaburanira muri stade, byose bifite amategeko abiteganya. Cy'ingenzi nuko aburana. Akenshi rero kuba bavuga ngo umunyururu aburane ari muri gereza, rimwe na rimwe ushobora gusanga muri gereza harimo indwara banga ko yaza kwanduza mu rukiko, sibyo? Cyangwa se umutekano we ntacyo waba utwara. Yari cyo ko uburyo oya nicyo mvuze reka bari cyo ntindaho kubera ko nta wundi wakivuga. N'umuvugizi ntabwo icyo yakivuga, kuko ntabwo yavuga ko muri gereza harimo indwara. So wenda bakareba ibyo umutekano ni ibintu birebonekera amaso, ariko niba muri gereza harimo ubushita, niba harimo iseru, niba harimo covid y'ibintu, ntabwo umuntu yavamo ngo aze muri rubanda nanone. Icyo nicyo mvuze kubera ko nzi neza ko cyo kitaba public. Ibindi byo kuvuga ngo kubera umutekano wese bamugira bate? Bamugira bate se? Ese Kicukiro bakiri muri detention nuza Kicukiro se ntiyazaga, hari icyo yabaye se? Ntabwo icyo umutekano. Ariko byose bigira amategeko abiteganya. Ikingenzi nuko na Murangwa Maître Murangwa ashobora kuvuga ati njye umukira wanjye ndashaka ko kumwunganira ari hano. Parike ikavuga ibyinshi byifuza na pariki
parike niyo yakabuje kuvuga ati umuntu tuburana nazi. Rero uburyo byose babisaba umucamanza ni we wa press akavuga wabonye mu bya Prince Kid ko hariho gusoma ubuhamya kubikorera mu muhezo bigeraho umucamanza avuga ngo banyura ubuhamya ndabashaka cyane sibise ariko umuhezo barahumwimye Prince Kid uravyibuka ndako uruhame content yetu batugenda dushakisha kandi twari kubyi so rero byose bigira amategeko abigirena ikingenzi nuko urubanza ruba none se ubundi Kazungu aje murome wowe byakuguriye tutsipoze ko n'ubundi bizamuhama bakamukatira 20 n'ingahe cyangwa burundu yaba kuri Skype yaba munuza wewe inyungu nizihe aje mu rukiko bavuga ati nyine umunyabyaha nagaragazwe agaragazwe nahanwe nago kugaragazwa ntago ari party y'igihano nahanwe kabisa rusesagira ko atigeze yirwa ko yageze ati muburanisha ibyo nge sinanahari akagenda kiryamira ndetse ntibamukatiye cyane nkuko rero ntacyo bihindura ikigenzi nuko inteko iburanisha ihari umuburanyi yemera kuvuga anunganiwe nta kibazo. Okay. Reka reka kubitinda ahubwo tuzategereza kuri ebyiri. Kumva amarangamutima yawe buriya duhanisha inyandiko ariko mu mitima yacu dufite ibindi bihano. Yego. Bishatse kuvuga ngo kuburana uri kuri Skype no kuburana uri mu rukiko no kuburana muri stade no kuburana ku kibuga cy'umupira ntabwo bisa. Arewe no kubutaje ntabwo bisa ariko mu mategeko ikivuyemo tugifata nkaho ari parce que ni amategeko yanditse. Yego. Nanjye ndabyumva nanjye ndi umuntu rero nanjye abaye yakaje byashimisha ariko ikigenzi hariya ntabwo bagamije gushimisha amarangamutima yanjye nawe bagamije gushimisha amategeko. Niba rero icyo bari gukora cyemewe n'itegeko tubareke nta kundi iko bibeze. Imipaka rero nayo birafunzwe imipaka birafunzwe umupaka barawufunze umupaka w'Uburundi urafunzwe bitunguranye cyane rwose cyane igicamunsi cyo kuwa 4 bati pa ariko mu nyandiko nta hantu biri mu magambo ya ministre niteretse niba Marite wa Minenteri mu kiganiro yagiranye n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyina ngo mu ntara ya Kayanza nta kindi nta rindi tangazo guverinoma y'u Burundi irashyiraho rero officiel bivuga ngo turafunze ariko yarabivuze kandi ministre wa Interieur nawe ntabwo ari umuntu habyahise bishyirwa no mu bikorwa yego nyine ministre wa Interieur by the way n'imipaka iri mu nshingano ze kandi koko none ariko kuva muri discours nyine urumva inzira ni nyinshi zo gutanga amabwiriza it's okay ariko en principe yagumye kuba hari n'ibyanditse. Iri fungwa rero iri fungwa ry'imipaka ndagira ngo tubwire dutera n'imetero kugira ngo uze no kugira ku ngaruka ariko mbere na mbere turebemo u Rwanda n'u Burundi umupaka urafunze ndetse hari n'igihuha cyaje kivuga ko n'uwagomba ufunzwe ubwo naho ngaho ngira ngo utubwire ubundi icyo gihuha mbere na mbere igihuha nuko ahantu habaye crise nta itayigera ihembe yano habaye crise ibihuha bibona inzira buhimba impamvu itumye umupaka ufunga wajya kubona ukabona General Neva president w'u Burundi bwo yavuga ati imikeke n'isambaza byacu ntibizongera kugenda kumva hari umuntu uzanye igihuha ati wasanga wenda hari nk'ubwato bw'abanyarwanda bwari muri Tanganyika cyane urugero ibyo nibihuha bigenda biza bishamikiwe undi akaza akakubwira ati nyamara buriya ejo nuko nigire ku mupaka ati nyamara buriya bafunze umupaka ati nuko wenda hari za burende z'u Rwanda zari kibugabuga ntazo nabonye bagahimba ariko ikigaragara cyo nuko president w'u Burundi yari yabanje kuvuga ngo hari abantu baza bagatera Burundi bakica impinja yego nakavuga ko ngo abo bantu bacumbikiwe n'u Rwanda bagaburirwa n'u Rwanda bahabwa amafaranga n'u Rwanda bafite ibiro mu Rwanda ngira ngo naho yatangiriye hanyuma ngo yavugaga Red Tabara kandi Red Tabara ituruka muri Kongo ntacyo ntabwo ndabasha kuguhandoringa ikintu cyaba umuntu waba acumbikiwe n'u Rwanda yajya gutera agaturuka Kongo
urafungwa se umupaka ikibazo ni Red Tabara iraturuka Uvira no mu Gatumba none ufunze wowe ugafunga Nemba mu Bugesera ugafunga Akanyaru ugafunga Akanyaru ziraza muri za Kigembe ugafunga na ntuza na Ruhwa muri nani muri Rusizi Red Tabara kwiri Kongo urayihagaritse ikibazo ikibazo aho rero bagomba uze kongera wongera umbaze witonze aho niho ruzingiye umutwe utera uvuye Kongo bawuhana bafunga umupaka w'u Rwanda ariko bavuga ko umutwe uca hese kugira ngo ugere Kongo nyine n'u Rwanda uca hese kugira ngo ugere Kongo kuki se n'ufashwa n'u Rwanda niba bitoreza imahama kuki batakwataka baciye Rusumo iyo mipaka ufunze Red Tabara iyicaho yes or no Rese niba atari wica wahafunguye ugafunga wica ariko by the way turimo turavuganira Red Tabara uko yabivugaga icyo cyo ntabwo cyumvikana byamenyekana muri za diplomasi cyangwa mu biturika nge ntabwo wambwira ngo umutwe uturuka Kongo hatagize ugafunga ngo umutwe uturutse Kongo ukavuga ko witoreza mu Rwanda none wagize ugafunga imipaka y'u Rwanda neze niba ufunze y'u Rwanda n'ubundi Red Tabara uhagaritse iki naho yabiba mu Rwanda se inzira icamo igera Kongo zo zirafunze icya kabiri nuko haro bavuga icyo gihe yavugaga ngo hari abantu 33 bari mu Rwanda bari ku rutonde rw'abagombaga guhirika ubutegetsi muri 2015 bita abapuciste barimo ba General Niyombare bagaciye ubwenge abanyamakuru urutonde n'ururerure abitwa basinduhije muri societe civile banini nahazwe abitwa ba Ruburika abitwa ba Innocent Muhozi abari mu gipolisi abari abanyapolitike bari 33 ariko nkibuka ko niyo ari umwaka ushize hari igihe u Rwanda rwigeze guhereza abarundi abantu 19 babo rero 33 bari bagiteye ikibazo birakomeye ariko nanone ukibaza ngo 33 aho baba bari hose u Rwanda n'u Burundi ubiteranyije bifite nka miliyoni 25 z'abaturage sibyo 13 12 gutyo 25 kubera abantu 33 ibihugu byananiwe kubaganiraho bitumye bahana 25 miliyoni ibihugu bihanye abaturage miliyoni 25 iyo mvuze 25 ni 13 z'abanyarwanda we na 12 z'abarundi wamukekere kambyite mbyakire wamukeke yasambaza ya kawunga ya mafaranga abanyarwanda bajyanaga kuri Tanganyika mu byose bibaye zero hejuru y'abantu 33 arubafite arubashaka bananiwe kumvikana ngo hagati aho ariko kujya za miliyoni 25 zigira amahoro barananiwe ibihugu byarananiwe umwanzuro ubu guhana miliyoni 25 hejuru y'abantu 33 uzigeyeyo cyo navuga cyo navuga abo 33 nabasabira kuba ahandi hatari muri ibyo bihugu bibiri ariko abaturage bakabaho nanone byabananiye gufata umwanzuro ngo abantu tubohereze muri Djibouti ibihugu bibane neza 33 personnes amahoro ntiyahinda ariko se byahagarika Tabara byahagarika Red Tabara mu byo twamaze guteramo imetero twasanze Red Tabara itari guhagarara wala uko yo hanyuma se gusonza kwa miliyoni 25 bifite nyungu ki kuri ibyo bihugu ko bidahagarika Red Tabara ni igihombo ahubwo keretse n'iyo mipaka ibiryo byavaga i Burundi bigemuriwe Red Tabara bigaca hese simbizi okay ikiriho cyo aka kantu mvuze manza namukura arinda ejo umunyamakuru wacu wa TV10 yarabimubajije ambwa ngo hari nk'akanama kagomba kubyiga mu rwego rw'amategeko none akibajije mukuru arinda ambwa ngo ibyo biri mu maboko y'u Burundi niba basohoye raporo yabifashe nkaho u Burundi bufashe umwanzuro kakanama kataratanga raporo wakanshyiramo
ibihugu byakwemeranya ikindi gihugu cya gatatu bajyamo abo 33 none bya bihugu bibiri tukabaho neza cya gatatu cyose kidafite aho gihuriye n'ibi bibiri cyo kikoroherwa kandi Burundi ubajyanye muri Mauritania bahurira n'u Rwanda n'u Burundi kandi Burundi bubashaka oya nakubwiye ngo kubashaka igisubizo cy'u Burundi ni buretse amategeko uguhungiyeho umuhungiro ibyo nibyo yego ariko nanone hakaba amategeko avuga ngo nta impunzi ntiyagombye kuba hafi y'igihugu yahunze icyo cyo twabapanze bakajya muri Mauritania bakajya muri Mali bakajya muri Benin bakajya muri Niger bakajya muri Côte d'Ivoire batari aho bakekwa ko bari batari naho bavuye miliyoni 25 zikinjoyinga ibiyaga byombi zikinjoyinga umukeke zikinjoyinga injanga zikinjoyinga Tanganyika Kinigi na Boke zikanyobwa abo bantu 33 bari ahandi hatari muri byo gukora bibiri byatwara iki icyo ndacyumva kuko uvuze ngo bajye Burundi wabutsimbare ku Burundi kandi nubafite nawe shyira hagati babikureho ariko ntibagena hariya babashaka byatwara iki so utekereza se ko Uburundi bwafunze umupaka mu rwego rwo gutinya ko hari cyatera giturutse mu Rwanda ntabyo nsibyo ntago nabitekereza bavugamo Red Tabara kandi inturuka mu Rwanda igishoboka wenda Red Tabara ishobora kuba wenda rokirita mu nkambi imahama sindagerayo wenda rokirita mu nkambi abacura bwenge bayo bari muri abo 33 ba Red Tabara se ibyo ntago byabura ariko niyo mbare bavuga ko umutwe we witwa Forebo ariko na Red Tabara ntibya gusa Red Tabara iri Kongo hanyuma rero igihuha kigoma nyine niko nkubwira ngo ubundi krize cyangwa intambara zijyana n'ibihuha n'itangazamakuru kandi itangazamakuru ribogamye rifite aho ribogamiye none kazana amakuru yihutisha cyangwa cinege paraporo y'urwego yahuri urumva uzana rero igihuha cyo kuvuga ko Goma nayo yabifunze by the way krize nayo ubona mu magambo ya Tshisekedi ihoraho ubu hari naho nagiye mbona ngo nukugira mu Rwanda barutangatanze ngo epfo harafunze none agahita azana n'icyo gihuha cyuko n'ahandi hafunze bati noneho barajya ninka cyashatse kuvuga ariko bazabaho abanyarwanda bo bazabaho ndabizi bazabaho byanze bikunze uko byagenda kose uzana igihuha rero cyo kugoma ifunze ese Goma ifunze hahomba nde hakunguka nde konzi ko abaturage ba mbere bapfa macinya Goma nta amazi banywa bayavana mu Rwanda macinya double banywa ikivu macinya ikabawutotera ariko ntibari bunyumve nabira nziko mu Rwanda hava amazi ajya Kongo sinvuze ningo yose ava mu Rwanda ariko nabo ntibabura krize y'idolari kwifaranga se bashaka yindi ubusi none se ko badukuye kuri Uganda barajye ntitwamaze kumenyera za nguvu na ntuzana zaraki ushabyibure faranga bashaka handi riva urumva ibyo yose ikibazo so ariko kuzana icyo gihuha egari kugira ngo ukanga abanyarwanda b'imitima yoroshye bavuze ngo igihugu kidafite mu majyepfo ntikigire iburengerazuba kizabaho giti cyane ko no mu majyaruguru burya utapfa gushyiraho akadomo kandi noneho iburasirazuba naho ni simba jene urumva uzana icyo gihuha rero ni cyabashaka kwerekana ubu si hano nigeze kubivuga ko tugeze kuba muri periode impunzi zitaratahuka n'igihe cy'abacengezi ugasaba umukecuru rukukuri rwose wakutse amenyo wiyambariye rumbiya ye guhinga akabyara muretse abacu bazaza avuga abari ku ngoma ya kera uwakwirakwizaga bene icyo hagira n'ipine y'igare yaturika ntiwumva iyo ni iyacu ashavuga ngo iyo ni imbunda ya exifari dore baje umuntu akabura gukora abantu ibyo bihuha biba bikwirakwizwa kugira ngo bice intege abagakoreye igihugu cyangwa bakorera imiryango yabo bicara bahungabanye iyo ujanye igihuha nk'icyo abasevinga baragabanuka kuko buri munsi aho kugira ngo ujyane umucuruzi aho kugira ngo ajyane miliyoni 5 kuri banke ajyana 3 akavuga ngo 2 ngo nizo nzagura essence ndi kwiruka umushyizemo urubuyero
umushyizemo urubuye rwo kwiruka ahunga baringa, mushyize muri standby mode. najya gufata credit ko numva se ko mbona batugose iyi credit nayifata nkaza oya nyubakemo inzu base bayisenye nzubaka bivuyemo bari bagahora gutyo. Nukuvuga ngo rero uzana icyo gihuha we afite inyungu zo guca intege indani, kuko igihuha nk'icyo byanze bikunze ntikibura nk'abaturage 15% kirangaza cya fekita. None se babivuze uri kuri kubimbaza turi Kigali kuri Abani, ubu umuntu yamaye ikiraka nkagenda si impombye se? Urabivugira i Kigali sindi Gisenyi cyangwa Goma ngo menye uko hahagaze. Ngende i Kigali ukibimbwira uti Goma harafunze, ukambwira uti ngwino ndaguha igitabo cya traduction page imwe ku madolari 30. Navane reka ndacaye se ko hafunze akazi menda kataye cyane. Wabyumvise ko ibihuha bica intege abantu. So rero urumva uwakizanye n'icyo yashatse kuvuga. Ariko nanone turebe ya uko kuntu gushaka kwerekana ko abantu bari mu igotero. Ubundi bisaba ngo hazaboneke umuspecialiste apana umutezi w'imetero. Umutezi w'imetero ariko kano gace turimo usibye Tanzania ngira ngo Uganda nta gihugu kidafite umutwe ukubitse agatoki ku kandi kugitera kandi uri mu kindi gihugu, uri mu kindi. M23 iyo iri Kongo yitirirwa u Rwanda, Red Tabara iri Kongo itera Burundi yitirirwa u Rwanda, ADF naru yitwa iri Kongo ari y'Abaganda, FDLR iri Kongo ari y'Abanyarwanda ishaka u Rwanda. Ibyo bintu birasaba abapolitologe, ntago ari abatezi b'imetero pe. Ntago nakubwira ngo icyo kintu gihatse iki, ariko harimo akantu kubera iki kwa kundi Kabarebe yavugaga ati akarere twarakayogoje tugenda ducamo ni nako tubyara, niko tugirayo inshuti, niko tugirayo business. Ubu muri kano karere k'ibiyaga bigari cyangwa muri EAC umunyarwanda ushaka gusanga ari icyita rusange kuko ntaho atageze. Nta gihugu wageramo ngo uburemo umunyarwanda n'abadesanda be nk'ikirinyaje kireshya gute kabisa. Abo bantu rero uko bagenda bakura, icyo cyita rusange kigenda kigira influence ku miyoborere y'igihugu mu buryo bugaragara cyangwa butagaragara. Wabyumva? Buriya Uganda niyo yaba 2% cyangwa 0 n'ibice mu miyoborere ya Uganda, ntago waburamo icyita rusange cy'Abanyarwanda hafi cyangwa kure. Tunarenze ingoherega na ryakatwa ry'imipaka. Yego nyine nibyo mubwira imipaka. Tugiye Kongo rero kuri bantuza babizimakara hakugiye bwa Kabira. Ejo bundi ntuza wari vice president ntuza yitwa nde Oreste Ernest umuntu ndaza kumwibuka. Hari n'abandi baba batagaragara, either bari mu nzego z'ibiturika, abo ngabo ntibajya mu itangazamakuru, ariko bafite ijambo. Niyo yaba ari umwe mu bakoroneri 100 akabamo umukoroneri umwe w'umunyarwanda, isaha n'isaha abashobora kuba yahindura imitekerereze cyangwa imikorere y'icyo gisirikare arimo. Niyo agenda akaba ari muri education, ari directeur w'ishuri rimwe mu gihugu cyose, ntibyatuma tagira uko adurumbanya systeme ya education en faveur cyangwa en défaveur y'u Rwanda. So rero uyu mugabo yitwa Ndedine rugira gute, umugabo w'umunyekongo wahoze muri RCD wabaye na vice president Ananias Ruberwa, Azarias Ruberwa ntiyabaye vice president mu gihugu wa Kongo. Nukuvuga ngo hafi ubu Burundi niho bitagaragara kuba ko duhuje n'amazina nka Ruberwa uyu mwumvishe muri Kongo uhita uvuga uti uyu ni umunyarwanda, wakumva uti Kayihura naho Burundi bashimiye Imana tu amazina yacu arasa ariko banza Karegeya we ntawe ubayo ariko bamanira guha bashimiye Imana bamusonera bamucombero aho bose turabagira. Bo rero bashobora kuba bahari utapfa kubabona, abo bakaba bagira uruhare. Nicyo nshaka kubwira ngo umunyarwanda
kubera ko ari denominateur commun muri kano karere ashobora kugira uruhare rwiza cyangwa rubi mu miyoborere y'icyo gihugu no mu mibanire yacyo n'u Rwanda rumubyara. Wanyumva? Ibyo rero mu make ibindi reka mbiharire abapolitologe n'abize geopolitique nibo bashobora kuba bahandura ikintu kivuga ngo kuki Tshisekedi uko avuze ngo azatera Burundi bise bufunga imipaka bukirengagiza aho ndasoreza kuri ino ngingo. Ejo nari ku mupaka bukirengagiza abaturage babwo ubwo ni mu ngaruka bari mu Rwanda baraye Rwantambi bari gutakaza habahaye n'amahirwe ngo bavuga ati iminsi 2 yego bamaze gupanga ingendo nahasanze bavuye Canada bagiye gutaha y'ubukwe bwo kuwa gatandatu basabwa gusubira inyuma bakajya guca Tanzania. Itike bagomba gukoresha urayikuba 3 na amafaranga y'abaturage bawe. Ibicuruzwa byari bije gutunga abaturage bawe birasubira inyuma. Kawunga yari ivuye i Bugande igomba kwambuka ku Kanyaru ikaba igomba gusubira inyuma ikajya guca Icyangugu izahagera yiyongereye ihenda abaturage bawe cyane. Ibyo byirengagijwe urayumva? Urumva ibicuruzwa byazaga mu gihugu cyawe biri kuborera mu makamyo ibyavaga iwawe. Abanyeshuri b'abarundi bigaga mu Rwanda imyigire yabo irapfoyanze baricara nk'icyumweru cyangwa 2 bavuga ati isani bafungura babe baretse kujya gushaka ishuri igihembwe namara kugitakaza afite ibya bintu niseriye abone kujya kwiyandikisha mu Burundi cyane. Ubwo ntahombye abo banyeshuri ntibigiraga kuzubaka igihugu cyawe akuri kukumva. Urumva ibintu byinshi bikirengagizwa kubera rimwe na rimwe inyungu ari nkeya paraporo y'ikibaye. Hari cyari gushoboka bagateganya bagateguza ati iminsi ngahe bigakunda. Urumva ariko ntago byabaye. Gusa nimvuze ese ababyeyi bari hano ku butaka bw'u Rwanda baraye batambutse ese wari wasize umwana wasize abana ku rugo bonyine wasize uwo yonsa ibyo byose hejuru y'abantu 33 hari ibindi byaba byakagombye gukorwa ariko nyine muri no domaine twebwe turatera imetero. Aho ntago twavuga ko harimo uburangare bw'abaturage gute kutareba ibimenyetso by'ibihe. Niba president yaraje akavuga ibyo bari kureka kugenda se ariko ntiyavuze umunsi umuntu wari uri muri Canada afite ubukwe bwa mubyara we i Bujumbura yari kuvuga ngo president aravuze ngo mpite ngenda se kuva muri Canada wagira ngo ni nko kuva Nyamirambo ujya Kimisagara ntubanza se gushaka itike ntubanza gushaka visa ntubanza kugira gute abaturage turageze. Ikibazo nuko batungura iyo babateguza hari abagomba gukora bagiye. Ngiye hari umukecuru w'umuhajyati rwose wambabaje cyane wajyaga Gitega afite imbago afite imizigo 3 yari yicaye aho ku giti yicaranye n'undi mukecuru w'ibitenge nawe wari uvuye gusura umukobwa we ku ruhuha. So urumva rero hari imyanzuro ifatwa mu buryo bwa diplomasi na politike ariko igahungabanya ibindi biri sociale économique kuko byanze bikunze ntabwo Kawunga yavuye i Bugande yari kwambukira ku Kanyaru n'ibiciro cyari 500 ijya guca Tanzania kizagura 800 kandi abo baturage bahendwa nabawe kandi wabumva n'uwo ugize 800 wamwumva n'igihumbi yagishyiraho. None se iyo ikamyinywa amazi si nk'ibyo none se ntihongeraho na séjour yo mu nzira none se ariko menya kwishwa no kugerayo yatangiye kuza minyo cyane. Menya ko ikawa ivi Burundi iri ikamyo yica y'icyumweru izana agahumuro yagera ku isoko Nairobi bati ntago tuyigura. Si ibihombo by'abaturage bawe ni ibihombo. Urasoreza kuri reka dusoze twamamaze yego. Reka dusoze twamamaza dutumikira baba badutumye ariko tutarenze ingohe. Urban by City Blue aho tuba twicaye kugira ngo tuganire na ahantu heza cyane
ni ahantu heza nyine natwe twahahisemo kuko hatuje cyane. Ubwo rero nawe niba ukeneye hari amafu n'amafunguro, ukeneye amafunguro afutse yego za murabani, ngwino rwose murabani hano mu Kiyovu ukayafatira mu mafu. Bunda kumva abamotari bavuga ngo ni munsi ya rura. Ariko munsi ya rura hari na ntuza, hari na one click, ni byinshi bihari. Abani rwose uhita uhabona, hariranga ahantu heza, resitora yaho Karegeya ajya yibabwira mukagira ngo naye, ariko muzanarebe mu bushakashatsi muzasanga Abani. Oya, bazajye kuri Guide Michelin aho uri hose ku isi, nujya muri Guide Michelin kuvuga ngo resitora Rwanda, bazakwereka Abani rwose barayiguha rwose. Yes. So rero dushimire kandi muri rusange abantu baba bafatanyabikorwa Ikaro Plaza, ibikoresho byo kubaka rwose katubakengurukire rwose, amarangi, ibikoresho byo kurangiza inzu. Kwa kuntu uvuga uti inzu narayubatse finissage, nubwo mbamamaza ariko nanjye wari uwamamaza agiye kuba umukiriya. Uri mu minsi yo kurangiza. Finissage iravuna cyane, igendaho byinshi biruta kubaka. Mubahamagare 0783 450 46. Yego, abakeneye amavuta meza, moteri VK2 Green Tech ikuzanira amavuta ushyira muri moteri igahita iyoga igacya kabirwembe, ikanywa gake kandi ntisohore ibyotsi, kandi bafite n'imashini zipima uburwayi bw'imodoka. Ubwire nimero 0782 96 80. Ariko kandi ntago wajya aho ngaho utazi imodoka, wayihageze utese. Bisaba kubanza kwa Krema ukaba rwose uzi imodoka. Mwarimu Krema ugufasha mu buryo bworoshye, kuko afite igitabo cyitwa Menyutsinde ushobora gusomera iwawe ukagenda ugiye gukora, kandi akikuzanira ku 11 delivery 11 kiba kikugezeho. Kimwe nuko ufite uwo mwanya hagati y'imisi 3 n'7 provisoire ushobora kuyigira ukayikorera, kandi ukishyura nyuma. Imodoka nayo muravugana nabyo ni mu byiciro, ariko ndabizi. Mumuhamagare 0782 48 3 22. So rero kandi abakeneye kwambara neza no gutsapa, yes, Easy Buy Shop, urebe Easy Buy Shop, ugere kwa Vivensi. Mbona ko nyamura abantu bavuga ati Karegeya rwose ubukeye, ati dusigaye dukunda ukuntu bukeye. Ntibabibona. Iyo ni Easy, nubwo ndwaye. Izi rero uramuhamagara ni Vivensi kuri 0782 53 13 ubundi umuvugisha yitwa Vivensi. Vivensi rekana namutumikire, yambwiye ko afite muri Easy Buy Shop harimo umwanya umuntu yacururizamo ibindi. Harimo agaseta nk'akamavuta ngira ngo cyangwa ibikapu. Ukeneye iseta yahamagara izo nimero. Aho ni fresh wa. Yego. Ariko abakeneye amaseta ahagije, tumaze kubuzuriza amazu igikondo. Munsi ya Nyenyeri. Bahita Zenite. Cyari imiryango bagire vuba, ahubwo bagire vuba rwose, imiryango igera muri 12 myiza kandi. Okay. Bazagende babaze aho bita kwa Metrizaye. Okay. Aho ni sawa. Abubatse ariko bo NM. Fils ari kunyongora ati Amata Stella, yes. Amata Stella ni kampani ari kirimo kwagira amata, batanga abakozi bakagira na ntuza na ko nabonye abakozi be ari shwadiru cyane. Abantu abamaze kubakoresha barishima cyane. Shwadiru pe. Abakozi bagira amata ni shwadiru, ariko akifite n'amaparitoma nayo ni meza cyane. Wero genda ukaruhuka, paritoma zirimo na office cyane rwose. Aho ni hazima. Kwirebero muri Stella BNB. Stella BNB. Okay. Rebero. Bamuhamagare rero kuri 0785 6 Yego. Tujye kuri Nyandwi Mathieu. Yego. NM Vision Limited. Uyu nguyu ni engineer. Umubatsi, yes. Kabuhariwe kabisa. Yes, umwereka ikibanza akakwereka inzu. Nibyo. Bamuhamagare kuri 0782 53 74 99.
nibaza ashaka kwiga ikidage babibonye nkuko mwanafunzi abivuga ntacyo bihinduraho ni Kimironko abagrossiste nibo wasorezaho abagrossiste abagrossiste bagomba kujya tuzana amabuye yitwa marble nanjye ndayakeneye marble na granite bakagenda bakarangura kwa Manuel mu Bushinwa bakamuhamagara kuri ku kamenyetso ko guteranya 86 130 630 42 720 nawe dusize nyibutsa nawe dusize ntacyo iyo mvuze ikaro nkavuga Green Tech nkavuga mwarimu Clement nkavuga gira amata nkavuga Nyandwi Mathieu taximani we Jean Marie abantu bakeneye imodoka yaba ijya kure yaba ijya hafi muhamagare Jean Marie 0782 56 10 rimwe narimwe bagiye kandi ejo niwe wamfashije kugera Jean Marie rwose ugereho so ubwo ndumva benshi nabo nari nkibara ko ariko ubwo Jean Marie urumva narimwe bagiwe na Ernest topographe Bugesera so n'abandi kandi n'abataraza ni karibu rwose ni karibu rwose reka duhinira ahangaha ikiganiro cyacu tubashimire mwese ntago byoroshye akabaraga ni gake rwose hari abantu bari buze kutwishyuza igitwenge cya Karegeya ntacyo ariko nibivugwa ntago bisekeje birababaje n'imbeshyire ngo imbaraga ntayo dore ikintu cyari kunsetsa ejo wanyohereje akantu ngo ka Uncle Austin na Shaddyboo kandi niko kasetsa buraje akubwira ati umupangayi ugiye kubona witonde ni nkuko wajya mu kabari ushaka burusheti ubona akakurya karate ariko witonde iriya tungo rimanitse ntabwo ari ihene bati ni intama n'urugero mbese niba uri nyiri byondo ushaka umukiriya w'inzu umuntu w'inshuti cyangwa muzanye akaza kuvuga ati uriya mukiriya wabonye rero witonde atazaguteza abantu na polisi izajya ihora iteramo kandi sha nyiri byondo w'i Kigali kumubwira ngo umupolisi azamugerera mu rugo yewe we erega iyo polisi yaje iwawe nibyo jya yinda kuvuga muri krize hazi bihuha iyo bavuye iwawe niyo bari baje gukiranura cyangwa bazanywe n'ubuhoro abantu batajya bati ariko ntimubizi kuri amwatini aryimbwa nibyo bari baje kureba cyangwa se yanzu abapolisi bazamo iyo wari urimo ahavuye ntabagaruka bahita bati iranzi hora abapolisi urumva isoko bari so rero je si ndi kumva ntago bari abantu ibyo bapfuye ntago mbyumva ko wenda Uncle Austin yaba yarabivuze ntago yari kure y'ukuri sigitwe cyo shaka kase kansoreza okay urumva nta birenze ko abantu i Kigali baravuga kandi turaziranye iyo ugiye kujya ahantu barabazaga avuka he yize he atunze iki akora he rero iyo umuntu atavuga ngo nkora iki amaze ati madame ukora iki ufite abana bangahe 2 cyangwa 3 isi ari hehe ntawe uhari ukora iki se ndiyaranja nyine byondo w'i Kigali rero bakagira umuntu uza kuvuga ati none se umuntu wiyaranja niyaranja bikanga ko kwezi uzishyura nyine byondo aracenga ashaka umukiriya uri stable niyo yamuha makeya ariko ahoraho yayitangirira 5 ku muntu w'umwarimu muri segonderi aho kugira ngo ayihe 200 ku museriveri wo mu kabari kuko niba acungana na tipu hari igihe abantu bazifata ntibatange tipu aho kugira ngo umuntu azane 300 yakwemera ya mwarimu kuko mwarimu we afite kontara afite rama afite iki Karegera reka duhinira ahangaha dinira tujye gushaka abasirikare ntago byoroshye ntagiye kwa Mutangana se ndabakuraye bwakeye ariko ndatumayo utumeyo kabisa asante sana asante